Njye ndabyibuka icyo gihe nafashwe ku ngufu inshuro nyinshi ndi muri ubwo buzima fatwa n'abasore bagera muri 12 nanyweye inzoga nyinshi zindusha imbaraga ndagenda ndaryama kwa kundi umuntu yisanzura ngagiye kuryama ngahantu hose abonye nanisindiye nakangutse umusore wanyuma ari wumvuyeho navunaguritse navuye amaraso meze nabi byanyabyo ndazuka niyaho inshuro nk'eshatu ntapfatu ndavuga ati wenda ni Imana iri kubikora amani ibyana by'ibikobwa by'amaheru biza bidusekera amani bifite banyina na basemani bafite ahantu bata twe dutangiye kurya bureba dukuze bro dutangiye kurya iyo nyama dukuze tubyiha dutangiye kwambara neza uko turi kubyiha atari uko badufitiye impuhwe dukoresha umubiri wacu kugira ngo tubashe kubaho mani urinde wo kunshira urubanza mani turakumva Jackie. Yes, you already know my people out there. Yadem call me, I go the bad boy shot, cooler believer, champion, monster, conqueror, for real, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, kaboom fire. I'm Mr. Dreams, the top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. A number one rapid test boy. I live the life I love, and I love the life I live. The top shotter, number one baddest queen, Usanase Sharon, aka Jackie. Niwe turi kumwe kano kanya kuri Yago TV show. Jackie turakwakiriye kuri Yago TV show. Murakoze cyane. Umeze fresh? Meze neza naribi. Umeze fresh? Cyane. Cyangwa ufite hangover? Hangover iranyisha wallahi. Indirimbo yasohotse ndavuga ati ndimbo nakasa mutwe reka nkwerekana nayinywera ariko ibyo ni iki. Gake. Turi kumwe na Usanase Sharon ariko mwebwe mwamumenye nka Jackie kuri no mihanda ya social media. Nyuma niwe turi kumwe kano kanya turifuza kumenya ubuzima bwa Jackie abenshi mu muzika Jackie muri filime mu ndirimbo muki ariko uyu munsi ndifuza ko tumenya noneho byimbitse Usanase Sharon ni muntu ki umuntu agutunga akabaza ngo Usanase Sharon n'umukobwa umeze gute mudusobanurire muri make. Usanase Sharon ni umukobwa ugira urukundo ugira ubumuntu yego ugira impuhwe tu actually ugira impuhwe ugira ubumuntu ugira urukundo kandi uharanira kwijambo like uharanira ikintu ashaka kugeraho nyine akagiharanira yego kandi udategwa n'ijambo runaka tungiyewe like inshinga bavuga guhagara kwijambo yego magara kwijambo ryanjye kuko nubundi biba byangoye kujya mfata umwanzuro w'ikintu runaka nshaka kugeraho. Usanase Sharon ni umukobwa wanyuze mu bintu bikomeye yego nyura mu bintu byinshi kugira ngo ngiye uyu munsi nubwo abantu bagenda batujajinga buri munsi bagenda baducira imanza niki I don't care naga ibyo mbyitayeho kubera yuko nzaho navuye nzaho naturutse uzi ibyo waciye yeah of course mfite naho nshaka kugera yego rero niyo mpamvu mbamora mpushinga nk'umuhasla wese nkareka gucika intege kuko Imana nyine yakuvuze yarakuvuzeho apana abantu n'ubundi nawe uneza rubanda ejo ukora ibyiza bakagutera amabuye ejo ugakora ibibi byose kimwe mani nahisemo inzira yo kuvuga yuko ngomba kubaho uko mbikeneye uko mbyifuza kuko n'ubundi nakuze n'ubundi ndebwa igitsure mu maso mabi muki ariko mu by'ukuri ubu ngubu nyine Jackie wongeze ahangaha mbasha kwifatira imyanzuro tu nkamenya ngo iki ni cyiza iki ni kibi nkamenya bimeze gutya ese ndashaka iki se nyeneye kugera ku kitu. Wow. Ngenda kumva cyane kuko ibyo ngibyo uvuga by'imiryango gukurira mu miryango ujya gute abenshi muri twe twabiciyemo so tuzi ukuntu bimera ngewe tugihura nakubwiye ngo hari ibintu bitatu nagukunzeho hari n'ibyo wenda ntagukunzeho ariko ibyo ntagukunzeho nasanze ari bike ugeneje n'ibyo nagukunze kuko ibyo nagukunzeho nibyo byinshi nakunze ibiganiro bye narabirebye nari ndi Uganda ejo bundi ndimwe n'umuntu umugabo ugukunda avuga ati uyu mukobwa ngiye nkunda uburyo yiberewe bituma nanjye mba interested ibi biganiro byawe reka mbanze ngiye nkushimire ko nyine ukuntu wibereyeho ni ibyawe kandi nabyo nkeka ko bifite impamvu uri buze kutuganiriza utwemerere twinjire mu gitabo cy'ubuzima bwa Usanase Sharon. Yavukiye he mu muryango w'abana bangahe yakuriye mu muryango umeze gute ese yaba afite papa na mama cyangwa ntabafite? navukiye Kimironko niyo kavukire yanjye mvuka nderwa na grand-mère wanjye ubyara papa umenya ubwenge ari we
ari we nsanga mu maboko yiwe. Yego. Hari na uncle wanjye uvukana papa ari we bucura bw'uwo mama. Yego. Bwa grandma. Nkurira nyine muri iyo situation yo kutabona nk'iby'umwana agomba kubona. Muri make nta babyeyi ufite? Actually nkura muri situation yo kudahabwa iby'umwana agomba guhabwa bya nyabyo nk'umubyeyi. Muri make nta babyeyi ufite? Nta papa ufite, nta mama ufite? Njyewe nakuze mbona grandma wanjye. Mbona n'uwo mu uncle. Mbanza kuba aribo nita ababyeyi banjye. Ndi kujya mbareza full story ariko mo gakeya nago mbyinjiramo cyane kugira ngo ntarira. Yego. Nkura aribo mbona mvuga ati nibo mama nibo papa ibintu nk'ibyo ngibyo urabizi hari ukuntu umuntu ahamagara utaramenya ubwenge ubona aribo ubona mu maso yakavuga ati mama papa ibintu nk'ibyo. Ndabyibuka hari ijambo uwo mu uncle yigeze kumbwira yavuze ati wacyana we ntukanyite papa nago ndi so kubyaye. Yambwiye iryo jambo nankubita urushyi icyo gihe. Urufite imyaka ingahe icyo gihe? Ntago mbyibuka neza imyaka nayo ifite ariko nari natangiye kumenya kenge mo gakeya. Nago nakwibagirwa ibintu byambayeho maniga nubwo mubona mutujujubya muri no mihanda ntago muri shyashya tu. Ubwo ngubwo nyine abankubise urushyi nyine bimagina mu bwonko yuko na data mfite. Nangira kubaza grammaire yanga kubimbwira nyine kugira gatambabaza. Yego. Avuga ati humura ndi mama wawe. Ubwo ngubwo umu auntie uvukana nago mukiri ba auntie banjye ndabiyamye hagati aho ngaho. Uvukana na papa ubahanze muri Canada. Niwe yaraje mu Rwanda asanga ndi guhohoterwa bya danje bikabije. Mohoterwa n'uwo mu uncle, mohoterwa n'uwo grandma ariko grandma kore yari umubyeyi akagerageza kumba hafi mo gake ariko afite nyine satani muri we nyine itari nziza nyine imugendamo tu y'ubugome nyine. Ubwo ngubwo nyine n'uwo mu uncle kantacoringa kankora ibintu bitari byiza. Umu aunt aza kuza arabibona tu ndi muri primary icyo gihe. Yagukoraga ibiki Jackie? Kuko ni story yawe nibyo kuko hari benshi nibyo navuze ngo tugitanya mvuga ngo hari benshi birirwa bakujajinga bakwita indaya njya mbibona bakwita indaya bakwita ishitani bakwita ibiki ariko batazi story yawe batazi n'ukuntu wisanze muri ubu buzima urimo kuba mu uyu munsi. So uyu munsi ndifuza ko abantu bo kuri Yago TV show ndetse nanjye ndifuza ko tukumva ndifuza ko tukumva kuko Jackie ibiganiro byawe kugira inspiration zo kumva nagana nawe nuko nari nabanje kureba ibiganiro wagiye ukora ariko numva abantu hari ukuntu barimo kugufata no kukumva batakuzi. Ndavuga ni nubitwemerera tuzagana kuri bwa buzima bwawe bwanatumye uyu munsi uba mu buzima bumeze gutya kuko bishobora gutanga isomo ku bandi bajene nabo baba. Nari nyiri kubivugaho. Yego. Actually yankwaga ibiyobyabwenge ibimugi biki ibintu byinshi cyane. Akaza akamfatiraho furimana akaza kankubita kantacoringa bya danje bimwe bikabije tu. Hari nibyo nyine abantu batazi na grammaire ari ibyo atazi. Ndabyibuka ejo yaramamagaye nimugora arambwira ati Jackie ambaza ikintu kimwe gikomeye arambaza ngo yigeze gufata ku ngufu. Ndamubwira ati ibyo naga byo kuvugira kuri telefone. Undi grammaire we warguhamagaye akubaza. Yego. Kuko ubu ni mu kibana. Ntago uko byamera ko uyu munsi usigaye wibana. Wambabariyeho kabyara we shara nubwo nagira umutima wo kongera gusubira muri ghetto. Ghetto man mbabarira. Ghetto youth. Ghetto youth. Harya basubiza. Okay. Ghetto youth. Ghetto youth. Ghetto youth. Ubwo ngubwo aramamagara yambaza iryo jambo kuko nigeze kumuvugaho. Ngo uncle wawe yigeze gufata ku ngufu arakikubaza. Yarakimbajije ejo. Namubwira ati ibyo naga byo kubyaka kuri telefone ni byinshi nakorewe utazi. Ariko mu by'ukuri ubwo buzima bukuriramo. Yaramoteye bikabije. Nago yigeze nkunda mu buzima bwe. Uwo uncle wawe. Yego. Nigeze nkunda abe na gatoya. N'uwitwaga Kankunze nari nayobye ngo ndamukunda. Ngo uvukana na papa w'umu auntie uba muri Canada araza nyine abona ibintu bimeze nabi icyo gihe nigaga niba ari mu wa 4 primaire ndabyibuka aza asanga ndi wa mukobwa ugenda nkafata uduceri nkagenda nkabika isabune nkayibikira yo gufura uniform nkabika amafaranga yo kwiyogoshesha nkabika amafaranga yo kugura urukweto bro nge nakuze umva ndi cyangwe umwe wa danje na bintu byo kuvuga ngo ndambara ikintu gisubiramo nabyambaraga ntarabona ubushobozi cyangwa ubwo bubandi bwo kuvuga ati reka nanjye ni savingire niba mbonye ko kajana nka saving aza kubibona abibonye auntie wawe abibonye aravuga ati mwongera gukubita uno mwana nzabafungisha
ubwo izo nkoni mba ndaziruhutse wakubitarwa kubera iki nabikubitwaga bimwe birenze ku rwego rwo hejuru by'urwango sibyo nubwo nanjye nakosaga nk'umwana wenda nkazerera cyangwa nkakora ibindi bintu by'abana nyine nk'uko umwana kubagana ariko natoceringaga birenze uburyo wahanwaga byabaga nkaho kubita inyamaswa ntago nakuraga nakuze ari uko ngiye mu mihanda mani ubundi nari naragwingiye kubera ibibazo urumva mu by'ukuri umu-ante arazanyiza izo nkoni nyine ndanamushimira nubwo nyine ejo bundi yanyihakanye namubwira ati ukomeza unyihakanye naribi njye nta kintu bintwaye nanjye ndakwihakanye urumva agukiza izo nkoni yamwinjije izo nkoni akajya anyohereza amafaranga buri kwezi ari muri Canada akayohereza grame ubwo wigaga mu kangahe nigaga mu wa gatanu mu wa gatandatu mu wa gatandatu Jack niba ntacyo bigutwaye ufite imyaka ingahe cyangwa wavutse ryari niba bajya bakubwira igihe wavukiye nyirizina kuko struggle yawe ndashaka kumva urumva Jack ngiye nkurebye buretse gato nkurebye nakubarira hagati y'imyaka 20 n'imyaka 24 kuko sinyeka kuri mu myaka 25 Jack ntabwo nyirimo rwose umuntu yakumva haso cyangwa ibintu waciyemo ushobora gusanga ari abandi bana b'abakobwa barimo kubicamo batarabisohokamo Jack wowe ukaba warabiciyemo ukaba warabisohotsemo ukaba wanatanga inama ukavuga ati rero wa mwana w'umukobwa niba ufite imyaka 15 17 ukabona urimo urakorerwa tocha n'umuryango wabigenza gutya na gutya nawe ukabaho ubuzima bumeze gutya na gutya niyo mpamvu ushaka ko story yawe wihanganuze kugira utuntu tumwe na tumwe tubwira wavutse rya tubwira umwana nababwira nuko igihe navukiye ntarakibabwira nzakibabwira ubutaha okay nta kibazo ariko uri hagati y'iyo myaka 20 22 hagati ya 20 na 21 gutyo na 21 hagati aho okay urumva kuri ubwo buzima wakuriyemo ku myaka mikeya niyo mpamvu ze ngo wigaga mu kangahe utinigaga muri hagati aho mu wa gatanu mu wa gatandatu yajyaga yohereza amafaranga mu ante yanyibe bakomereza yajyaga yohereza amafaranga akacisha kuri grammaire nayame yose akama makeya ariko nkayirenjamo nk'umwana nyine wara umurakare wamenye ubwenge kugeza icyo gihe wari utaramenya papa na mama wari utaramenya stories zifite aho zihurira na papa na mama yego akajya yohereza oya mu wa kane nibwo nabimenye icyo gihe byari 2014 ahari niga mu wa gatatu niba atari mu wa kane primaire cyangwa secondaire primaire mwana urumva nkiri muto byatari uwo mu-ante nibwo yaje aravuga ngo nimuzongeye gukubita uno mwana umwana wa musaza wanjye none birangije ibyo by'inkoni bivaho aza kumbwiza ukuri avuga ati bara nagara ababyeyi bawe papa yarapfuye na mama arapfa ndavuga ati mba ndaturombotse sasa ndavuga ati murambwira aho bari mba ndasaze grammaire ndabimubaza aranyicaza arabimbwira ariko ntiyambwira story yose arambwira ati bapfuye mama yishwe iki n'iki na papa yicwa na gutya na gutya gusa yakoreraga igihugu ibintu nk'ibyo nyine mba ndabimenye nk'umwana sasa noneho nkajya mvuga naho nge ndi imfubyi n'ababyeyi ngira ntabwo wigeze umubaza niba nta bandi bana muvukana yigeze kubimbwira ngo hari musaza wanjye twavukanaga ariko yaje gupfa ngo hari n'undi muri umuna wanjye ariko simwemera wariho arahari ariko simwemera kubera utamwemera impamvu namwemera nuko nyine nakuze ndi ngiye nyine nakuziranye icyo gikomere ndi ngiye nyine tacorera ingo ngiye nyine nimenya ntago ngiyewe nyine no kongera kumubona amaso njye ntago muzi kuko ushobora kuba yaragize uruhare mu rupfu rwa papa wanjye ashobora kuba ari na mama we ntago rero ibyo ngibyo ngiye nta rukundo mufitiye biri seriye of course mu by'ukuri uwo mu-ante yajyaga yohereza amafaranga mu cecuru n'ayame yose nkagenda nkagerageza kwiyeranjamo nkura gutyo ngeze mu wa mbere secondaire bikomeza gutya akajya ama ku mafaranga ariko nanjye miga amafaranga mu rundi ruhande kuko ngiye nataye ubusugi ufite imyaka 12 ndabyibuka wataye ubusugi ufite imyaka 12 kubera ubuzima warubayemo akajya nyoza mu mafaranga ariko namaze kuko urabizi umukobwa akeneye ibintu byinshi ngaho period zaje ngaho ibiki n'ibiki ubwo ngubwo ngiye kuri imyaka 12 wari watangiye kujya mu mihango yego ngiye natangiye kujya mu mihango ufite imyaka 9 Oh my goodness. Utakaza ubusugi? Kubera nyine uburumbuke. Hariyo byita ama hormone? Ahari, simbizi. Ama hormone yawe? Kubera nyine imisemburo yanjye yihindagurika nyine myinshi Okay. Ubwo ngubwo watangiye kujya muri periods ku myaka 9, utakaza ubusugi ku myaka 12. Ubigizemo uruhare? Watakaje ubusugi ubigizemo uruhare? Nabigizemo uruhare. Warabishakaga? Okay. Ubwo ngubwo bikomeza gutyo. nkajya mbona ayo mafaranga make ariko nanjye ubwanjye ku ruhande nkajya nshakisha ko nabonaga arimo ibintu by'amakimbirane bakimbakimbirana ukabona n'ibisazi yego ubwo ngubwo birangije ngeze mu wa kabiri secondaire
aza kubihagarika nyigeramo kukohereza amafaranga. kuko umukecuru yigeze kunkoroga icyo gihe arambuza amahoro byatari anyurira bya danje ambwira ngo nzapfa nka mama ngo nzapfa nabi ntacyo nimariye amagambo nk'ayo ngayo ngo wapfuye nakagaruke wenga ibintu byinshi nyine amagambo nkometsa byatari kuri iyo myaka yawe mito. ubwo ngubwo birangije ewana ndavuga ati izi n'ibindi uyu mukecuru kabisa ni ibisazi. ubwo ngubwo nza kuza kunywa inzoga n'ubwa mbere nakojeje inzoga mu kanwa kanjye. wari ufite imyaka ingahe icyo gihe niba ubyibuka? 17. nibwo wasomye ku nzoga bwa mbere. uyinywa bigenze gute? nyine nashaka kwiyahura to. washaka kwiyahura? Oh my goodness. nashaka kwiyahura. byari byagenze gute kugira ngo utekereze imva yambwira nyine nahoraga ntashoringwa buri munsi ageraho nyine noneho birandenga ambwira amagambo nkomeretsa n'ubundi ahora yavuga noneho bigira birandenga navuga ati ku bundi wakipfiye. nananditse n'urwandiko kabisa navuze nsezera tu nk'umuntu ugiye gupfa. ndagenda njya mu maniga yanjye njye nakundaga abatipe bakuze bari hejuru yanjye tu niba ndi mu wa 2 segonderi ngakunda umutipe wo mu wa 6 segonderi kuko nakuze nimereye. nta muntu turi mu kigero kimwe cyangwa uri hasi yanjye twadiringa reka na nisa nikomeza niko bimeze. noneho abajama baransohoka. kubera iki wabara bitewe n'iki? niko imisemburo yimereye niko wikundira niwo mwanzuro ni ibyo bintu niko nisanze meze kuko umuntu wisanze urimo kwa approachingwa n'abantu bakuru uri kumwe n'abantu bakuru nta muntu muri kumwe mu myaka imwe mungana. Okay. ubwo ngubwo ukuntu byagenze nagiye ndazinywa baransohokana abajama ndazinywa mu bintu ibyuma ngibiki uravanga igifu kiragenda kirangirika. mbura kime mbura imbaraga ngeraho ndataha ngeze mu rugo nsanga grameri wanjye icyumba yagikinze ndaramo. ubwo mwari mu kibano? nsanga icyumba cyanjye yagikinze nambwira ati amara urufunguzo abibona neza yuko nasinze yanga ko mu rufunguzo ahubwo kugira ngo mu rufunguzo ahamagara wa mukobwa ubahanze ngo dira amafaranga ngo ohereza Sharoni ngo abayajyanye mu nzoga ngo none baravuze ngo mama ngo nago nzojya kumeza ayo mafaranga ngo nundi icyo cyana ngo nago nkizi ngo niba umwana gitoraguye hehe ngo nago mbizi ngo nagara umwana wa musaza wanjye yohereza nyine voice note ayohereza umuntu uwo muntu abyumvisha grammaire kandi ubwo nari ngiye gupfa iryo joro kuko nararutse nduka amaraso dutse amaraso umuturanyi twari duturanye niwe wafashe amata ya grammaire kuko nago najyaga nananywa na ku mata ye byari bibujijwe kabisa. anzanira amata ndagotomera ndagenda ndaryama grammaire baramfotoye ifoto ndyamye ayohereza uwo mukobwa baravuze ngo nago azongera kunyeza amafaranga n'ubundi urwo rwana ngo nago nzaho mwarukuye ngo niba ari mayibobo ngo niba ari hehe mwamutoraguye ngo ndamwihakanye kugeza izi saha bro aho none nibwo nize ububandi bimwe burenze bw'ubugome noneho mbaho noneho nta n'ikintu bimbwiye n'abayobozi babizi bo mu mudugudu babizi neza ko tutajya duhuza n'abaturanyi barabizi urumva nkurira muri ubwo buzima bakajya bavuga ngo ninjye bananiranye mani urabizi ko abana twagowe bro umubyeyi ubundi se ni gute umwana yakurikiza inzira nziza ushaka anyuramo wowe utamugaragarije ibyiza ni gute bibaho utamweretse urukundo utamweretse impuhwe utamweretse n'ikintu na kimwe ubwo ngubwo birangije mani ngeraho noneho mbikihebe burundu kwiyahura byishwe n'iki? byishwe nuko igifu cyakuriye cyangwa waranabigerageje? kwiyahura narabigerageje niga no muri primaire nigeze kunywa like umuti w'imbeba ndapfa kabisa byanyabyo ndazuka niyahuye inshuro nk'eshatu ntapfa tu ndavuga ati wenda ni Imana iri kubikora. urumva se Imana itagufiteho umugambi Jackie? Imana ifiteho umugambi cyane njya mbibona niyo mpamvu ubwo rero niyo mpamvu ngira ngo uyu munsi twanahuye wigeze utekereza ko tuzahurara? twahuye mu bintu bidasanzwe bitanasobanutse ni Benovi wakuzanye. ibyo bintu nabitekerejeho kuko nanjye ndi umustar ubu ndanabishimiye ndavuga ati yago icyambere ndavuga ati icyambere ndi video vixen yagashobora kuzanyina mu ndirimbo ziwe wallahi se nakuntu nahura nayo ko nge nakuze ngufana man nge nakuze ngukunda naje no kubibwira Kasha ambwa ati wambaro kamuzana yago ko mubonye kuri state zanyu wamfashije aravuga ati ndaza kubimubwira ntago nagweza nimero ziwe kuko ushobora kumuvugisha akakwiryaho ndavuga ati subure yago yakwirye atavuga ngo nago bizi ngo umuntu wese niko bigenda ngo wese ari abantu bakwandikira ukabiryaho ndavuga ati yego niko bimeze kubera ko nagahunda mamufitanye ngira ngo twanahuye ariko wabonye ko bitandukanye nano birangije navuga ati soke nta kibazo Benovi ndamushimira ko ankoreye surprise nahura nawe tu turahura. ubwo buzima kwiyahura ubigereje inshuro 3 biranze nari mpamvu nari ngezo ndavuga ni reka mbikubwire ko Imana igufiteho umugambi kandi igufiteho umugambi mwiza Jackie. Ngira nebye ibiganiro byawe nkuko nabikubwiye ntabwo
napfa gutekereza kugana n'umuntu ntarabanje kumenya uko abayeho kandi nanjye nishimiye guhura nawe nukuri nishimiye guhura nawe cyane kandi nzi neza ko kino kiganiro turimo kugirana hari benshi kiri buze gufasha kandi kiraza gutanga feedback nziza mu bantu bakuriye Yago TV show ndetse n'abandi muri rusange kuko never judge a book by its cover. Please, before you judge a book by its cover, gerageza no gufungura icyo gitabo urebemo imbere ushobora gusangamo page nziza yanditsemo amagambo meza. Wikumva ko Jackie kubera ko uyu munsi wenda yagiye kuri social media umuntu akamusembura agatukana ngo uhora umubona muri iyo sura, uhora umubona nk'umukobwa w'indaya. Ntabwo uzi story yaciyemo, ari nayo mpamvu uyu munsi turi kumwe nawe kuri Yago TV show kugira ngo tumenye byinshi yaciyemo. Ukuriye muri ubwo buzima uriyahuye biranga, ndashaka tumenye igihe watandukanye na Grammaire. Wari umaze kuvuga ngo nibwo nize ubugome, kuva icyo gihe nibwo nize ubugome bwinshi. Kuko nakuriye mu bugome nyine nanjye ngeraho mbikihebe tu. Noneho bigeraho mpita mfata umwanzuro kuko uwo muhungu yari yaravuze ko ashaka kuzanyica. Ndavuga ati kugira ngo azanyicire muri uru rugo reka ngene njye kugwa handi tu. Grammaire kabisa tumara n'igihe tutavugana neza abona ndazinze ibikapu ndagiye. Sinigeze nanamusezera. Ni izina ry'Imana sinigeze musezera. Yabonye ndi kurenga. Ugiye herero. Icyo gihe hari umugabo wari umushiti wanjye ari umwarimu yari afite ishuri ahantu biti Muhanga kambivuge wihangane niba biri bugukomeretsa ariko wankoreye ibintu bibi nawe nibyo mari kuvuga ngo abantu baraduprofita kuba ngeze aha ngaho uyu munsi Imana nahuye na byinshi maniga utazagera ngo kuba mwiza cyangwa kumera neza birasaba kuvomerera ifumbire tu sibyo. Naragiye mfata inzira ndagenda uwo mugabo yari afite ikigo cya primaire arambwira ati ngo ngende njye kubana mushikiwe njye mufasha mu bintu by'icyo kigo. Yego. Man ndagenda mfatwa nk'umukozi wo mu rugo bro. Nkajya nkora nkubura cyandi abakiri n'abakora. Ukabona ndi kubikora nta n'ikintu bintwaye kuko nyene ahantu ho kwihanya kuryama. Muri weekend nkaza muri Kigali niho namenyeye na barafati bande babandi bakina filime bakinana na banuza na bandera ndabibuka. Arafata kaboy arafati wundi niho twamenyaniye hano muri Kigali mu izo show najyaga nzamo kwa gatanu ku cyumweru nkamanuka aho ngaho za Muhanga. Yego mbaya amezi icyo gihe oya narabi stopinze man ngeze mu kabiri secondaire wari kandi mu gihembwe cya gatatu gutya kabisa uba ishuri urivuyemo mbandivuyemo pe kuko nubundi nago nigaga ngo bijyemo nubwo nari inzu ubwenge ariko nago nigaga ngo bijyemo kuko niho hantu naruhukiraga naravuga ati ngeze ku ishuri amahoro reka ntuze numvaga n'amasaha yakomeza kiyongera nyine ningume muri stress ibaza gukurira mu nduru ugakura mu bantu bari kurwana ugakura mu bantu umuntu w'umusinzi ukamubona mu maso yawe. Grammaire nanzoga ntazanywa rwose ngo nizabarokore da. Ubwo ngubwo birangije nuko navuye mu rugo ndakomeza nkagenza muri Kigali ngakorera ibiceri muye n'abajama nyine n'iki nkongera ngasubira Muhanga. Mvuye Muhanga ngeza Gisenyi Gisenyi nza muri Kigali nza kubana n'abakobwa nabanye n'abakobwa benshi bya danje man muri ghetto bro umuntu ajya kugera iyo agera turi kuri haso yawe Usanase Sharon Usanase Sharon aka Jackie turi kuri story ya turi kuri haso yawe Jackie yidusangize kubera ko hari benshi birirwa bakujajinga ariko batazi ibyo waciyemo uva Gisenyi cyangwa ibihe wagiriye Gisenyi byari bihe bimeze gute. Wibuke ko wavukiye Kimironko address yawe ni Kimironko urimo urava mu mujyi usubira mu cyaro ubuzima wabayemo i Kigali nubwo bwari bubi kubera toca y'umuryango ariko nubwo urimo kujyamo nabwo ni bubi. Wabayeho ubuzima bumeze gute waravuye muri Kigali aho za Gisenyi warubayeho ubuzima bumeze gute? Narambayeho ubuzima bwo gushakisha kugira ngo mbeho nza kumenyana n'abakobwa hano muri Kigali ndavuga ati reka ngaruke muri Kigali ko niho hantu nkuri biceri ndavuga ati reka maze ndagenda mbana n'abakobwa benshi. Ubwo ngubwo nyine ubuzima buragenda burakomeza. Nk'abagahe nabanje kuba Ikinyinya Ikinyinya njya kuba i Remera mva za Remera njya kuba kwa Mushimire ariko icyo gihe njya kwa Mushimire naribanaga. Ubu ngubu ndi kuba za Kicukiro. Ubu ni Kicukiro nabwo uribana. Wow. Ugereranyije n'ahantu wabaye habi wita habi ubwo ni ghetto wenda idasa neza kuko twese tuba twaraciye muri ghetto zitameze neza. Hanyuma ugereranyije na ghetto wabayemo kuko nanjye ukubwira ibi nabaye muri ghetto y'icyumba kimwe na salo ariko uyu munsi ntabwo ari homba. So ugereje nka ghetto mbi wabayemo naho urimo kuba uyu munsi ubigereranya gute birasasa?
Ntabwo bisa pe. ntabwo bihuye. Yego. Wow, ukiraho reka tukubwire ngo congratulations. Thank you. Kuba waravuye aho hantu habi uyu munsi ukaba uri ahisumbuyeho uvuga ngo ndifuza ahisumbuyeho kurushaho. Of course, Sibyo? yeah. Congratulations. Ubwo buzima wabubagamo umuryango ntago wigize wongera kugukurikirana, uncle wawe wa mu auntie uri Canada, grand-mère, nta na telefone baguhamagara ngo bamenye, nta no kurangisha. Bazabyihorera rwose, baba bari kuntera iseseme. Bazabyihorere pe. Izina ry'Imana nta muntu upfa ngo abure umuhamba, muzaza mushyingure ariko mu amahoro tu, kuko narabahunze ntago mbakeneye man. Yes. Muri icyo gihe cyose wabaye i Kigali muri ghetto, bana n'abakobwa, ugira gute? Wakoraga iki Jackie? Wari ubayeho ubuzima bumeze gute? Nari mbayeho ubuzima bwo kugenda ndyamana n'abagabo kugira ngo mbeho. Uryamana n'abagabo cyangwa nkajya gukora mu tubari nka hostinga ibintu nk'ibyo ngibyo, ari naho nahuriye na Kamaro anshyira muri showbiz neza, nyine ndagenda kuko nari ikigoryi, ndabati ibintu reka mbibyaza umusaruro. Ntabwo wakabimenye neza ibintu ugiye. Ndavuga ati reka mbibyaza umusaruro, ngerageze mpushinge kuko n'ubundi ngiye mba mfite umutima ukomeye, sinita ku magambo abantu bambwira. Niyo mpamvu ndija ku uyu munsi kandi abishimira Imana aho ngeze ubu ngubu. Ntago hameze nk'ahashize hanjye, gusa ndanayisaba ikomeze inyuburure tu, imereze byinshi byiza kandi. Muri ubwo buzima wabayemo, n'ubuzima bugoye, ni n'ubuzima kubusharinga biraturuka ku mutima wawe. Nubyemera uradusharinga, nutabyemera ukavuga utwenda nzaba mbusharinga ubwo buzima, nabwo turaza kukumva kuko ikintu twifuza hano kuri Yago TV show, turifuza ko byibuze ugira nka channel imwe basi twakwita uburuhukiro, uruhuke tugufashe byibuze. Ntabwo twakuvura depression, ntabwo twakuvura igikomere wakuriyemo, ariko nzi neza ko abantu bo kuri Yago TV show bashaka byibuze no kukwandikira message ziguhumuriza, bashaka guha message nyinshi nziza, bakakubwira bati komera aho ugeze uyu munsi ibintu bizahinduka, kuko ngewe sinatinya kubwira ko Imana igufite umugambi. Niba waraciye muri ubwo buzima, niba wowe ubwawe uzi ukajya kuri kamera ukavuga ngo ngewe akazi nakoraga kari akazi ko kuryamana n'abagabo kugira ngo mbone imibereho, ntabwo ari abakobwa bose bemera icyo kintu, nta nubwo ari abakobwa bose bemera ko baciye aho hantu. Uwemera ko yaciye aho hantu n'uwemera gukira. Muri abo bantu rero dufitemo Jackie urimo no gutanga isomo rikomeye ku bana bakiri bato b'abakobwa, kuko ubuzima bwa hano i Kigali ntago bworoshye. Benshi bazakubeshya, abandi bagukorere ibindi, ariko ubuzima ntabwo bworoshye. Ubwo buzima bubayemo icyo gihe, Jackie ndagira ngo tubwire icyo gihe urumva utakaje ubusugi ku myaka 12 niba nibuka neza. Ubuzima bwagenze gute kwera? Umwana erega uko byamera kose nubwo watakaza ubusugi kuri iyo myaka, hari ibintu butaramenya, hari abagukoresha, hari abaguprofita, hari abakwica nabi, hari abagira ngo bimazemo igihe kinini kandi wenda banabibona kuri umwana. Ubwo buzima bwari bumeze gute? Nahuye na byinshi cyane pe. Nahuye na byinshi, mura n'abamprofita, mura n'abanjajinga, nkajya mpabwa ubufaranga bw'amafuti, ariko mu by'ukuri nyine Imana ikamfasha tu, nkamenya kuyakoresha uko angana, nkamenya gusevinga, nkamenya ubwenge tu, sibyo? Ntago mbihakanye yuko n'uyu munsi hatagira umuntu waza ngo turyamane, twaryamana, ariko amafaranga nahabwaga icyo gihe ntago ariyo nahabwa ubu ngubu. Nshobora kumubwira ati ngiye nkeneye ikibanza hari ahantu, bitewe n'ukuntu ndi kugaragara, bitewe n'ukuntu ndi gusa, n'ukuntu ndi kwitwara, akavuga ati ndakiguha pe, kirimo n'inzu ndetse ndaguha iyo modoka, nkayakira. Ariko byavuye ku mubiri wanjye, nta kuntu ngiye umuntu yakomeza kuncira urubanza avuga ngo Jackie yambara ubusa, ngo Jackie ngo yitwara gutya. Uyu ni umubiri wanjye maniga, ushaka ko uyu mubiri wanjye nari kuba nawe ufite, ndishuwa neza yuko ntari kuba ndi Jackie uyu munsi, ndishuwa neza yuko utari kumenya, sibyo? Ngenda byemera yuko ngiyewe naryamanaga n'abagabo kandi nanisaha nyiryamana nabo, ariko atari yo kategori cyangwa atari bwo buzima nifuza gukomeza kubamo, sibyo? Ngiye kuba Jackie mfite ibintu byinshi nakora, mfite na byinshi nkora, ndi umu activist w'amavideo kandi mwiza hano mu Rwanda, barabizi, sibyo? Ndi umu social media mwiza, ndagerageza nkazamura impano yanjye nyifashijwemo n'abantu runaka, sibyo? Ndanashimira Dumba. Thank you Dumba, Imana iguha umugisha kabisa, sibyo? Yaramfashije man, Kamaro yaramfashije bro, Benovia turimo turahuza imbaraga kugira ngo tubashe gukura tu mu mpano zacu, sibyo? Jackie ndi umuvideo vixen mwiza, like ndi umukinnyi mwiza wa filme, ikindi ndi umuhanzi mwiza, ndi umufashion mwiza, nta kwamamaza, namurika ikintu runaka bitewe n'izina mfite, kandi nzabikomeza tu. Imana ikomeze ibimfashe. Ibyo byose nibyo Jackie ashobora gukora bikamubeshaho, ariko ntabwo atewe ipfunwe, ntabwo afite isoni zo kuvuga ngo
hari ubuzima yaciyemo bubi ariko atifuza gukomeza kubamo. Nkunzi iyo mvugo n'abantu bakuru barimo kora kino kiganiro nzi neza ko bari buze kukumva. Nkunzi ahantu uvuze ngo sinahakana ko ibi bintu ntabikora ariko kandi nanone ntabwo ari bwo buzima nifuza kubamo. Murumva Jack atari umuntu uri mu murongo wo gukirara, mwahise tukamufasha. Mwese Jack tukamufasha. Niba Jack avuga ngo uyu munsi ndamutse wenda mbonye capital ya miliyoni 1 cyangwa $1,000, hari ibyo nakora, hari ibyo najyamo kandi bikangirira umusaruro. Ubu murumva abantu bo kuri Yago TV show tudakwiye kwifashiriza Jack kweri. Munyemere dufashe Jack kabisa. Tukiri kuri iyo ngingo tutarakomeza na story ye, ndaza gushyira nimero ya Jack kuri kino kiganiro. Ushobora kumwohereza $100, ushobora kumwohereza $50, ushobora kumwohereza 10. Ariko mureke natwe uyu munsi byibuze tugira umuntu tu blessing atuvuge ngo Jack ya mafaranga yagiye yahabwa mu bintu bibi. Mureke uyu munsi tuma amafaranga kubera ko basi akiriho. Kubera ko avuga ngo ibi byose nabikoraga kugira ngo mbeho. Ibi byose nabikoraga kugira ngo abantu ubuzima barimo kubona mbayemo njewe mbwikuremo, nje mu bundi buzima. Kubera ko ni bake babyemera ariko ni benshi babikora. Of course. Mwumve kino kintu. Ni bake babyemera ariko ni benshi babikora. Hari benshi muzabona kuri social media aho ngaho biyambitswe imyenda iri class. Bagenza amahanga bari mu Bwongereza, bari Dubai, bari South Africa, bari Nigeria, bari Nairobi, muzi barimo gukora ibiki. Ariko Jack kuko mwahuriye Kimisagara, Igikondo, Kibagabaga ni ugize indaya. Abo bandi bo barimo barakora ibiki. Ariko ntibashobora kubyerekana, bazambara imyenda myiza, berekane ko ari aba influencers, berekane ko ari aba miss bakadasohoka cyangwa ariko uyu mwana we yicara arimo aravuga ati ibyo nabibayemo n'ubu mbirimo ariko ntago ari bwo buzima nifuza kugumamo. Tubwire nk'ibintu nka 4 cyangwa 5 byakubabaje muri ubwo buzima bwa yandi makeya watubwiye. Muri ubwo kuva ati hari ahantu nageze umugabo aransuzugura cyangwa umuntu aransuzugura, ndababara. Tubwire nk'ibikoryo nka 2 cyangwa 3 byaba byarakubayeho kuri iyo myaka mitoya, bwa buzima wabayemo bundi butari ubu ngubu urimo kubamo. Nje ibintu 3 byambabaje cyane cyane ngendeye kuri famille. Ikintu cya mbere cyambabaje kikankomeretsa na niyi saha nyibuka no kumbwira amagambo mbabaza, like no kumbwira amagambo ndemamo igisebe ntazapfa nyize, sibyo? Ikindi cya kabiri naga y'abagabo cyangwa naga y'abasore. Wa musore we cyangwa wa mugabo we, yego nago tuvuze nago nshaka kubura uwo mugati cyangwa ngo mba judging, sibyo? Nabwo nago baba bizi. Ashobora kuza ukamubeshya iyo myaka cyangwa ukaza ukamubwira ngo bimeze gutya akakugira izo muhwe, ariko nta kindi kintu kiri gutuma akugira izo muhwe ari kugira mu ryamane tu, sibyo? Ariko mu by'ukuri ndi kugaya abasore wasinda ko bingana gute, jya witondera umwana w'umukobwa tu. Njye ndabyibuka icyo gihe nafashwe ku ngufu inshuro nyinshi ndi muri ubwo buzima. Fatwa n'abasore bagera muri 12, nanyweye inzoga nyinshi zindusha imbaraga, ndagenda ndaryama kwa kundi umuntu yisanzura ngagiye kuryama nga ahantu hose abonye nanisindiye. Nakangutse umusore wanyuma ari wumvuyeho, navunaguritse, navuye amaraso meze nabi. Aho hantu ikintu bakoze banguriye ikinini gikica spams. Mitamva aho hantu mitanjya kwa muganga direct. Nagiye kwa muganga baramvura, baramanagura, bameza n'ibintu byo kumira kugira ngo ntandura. Ubwo ngubwo mba ndagiye ndaryama. Icyo gihe nabaga ikinyinya n'ubundi ndagenda ndaryama nkomeza ubwo buzima. Nza guhura n'undi musore de Keza, ngira ngo iyo nkuru mushaka kwa mwarayumvishe. Umusore nawe anifata ku ngufu, nambaye bwa bukanzu bwanjye bwa minini iki nasinze. Nijo bundi 2022 niba atari na 3. Kuki abo bantu bose nta numwe wigize ujyana mu rukiko bro? Cyangwa ko wabaga wasinze? Ndababwira ukuntu bimeze, sibyo? Amfata ku ngufu, amfasha ku ngufu, habe n'amafaranga yigeze amereza, habe n'iki. Ndagenda njya kwa muganga, mfata amafaranga yanjye nari nasevinze, ndagenda ngura icyo kinini ndakimira cyica indwara zose. Bahita bamereza n'ibinini byo kunywa iminsi 30 kugira ngo ntandura sida. Nubwo abantu babanshinja ngo ndwaye sida, ntago ngi ibyo bindeba, sibyo? Kuba wabinshinja utarigeze undongora cyangwa utarigeze umpima, utari mama wambyaye cyangwa data, utari nani cyuri cyo man, nje nta kintu bintwaye, sibyo? Ibyo wavuga byose muratuvuga ariko tugatera imbere bro. Mukomeze muvuge mushaka uwo mugati. Ariko umuntu rwese damera nka Jack. Ariko umuntu rwese damera nka Jack. Mukomeze mwivugira ibyo mushaka, ntago muzi sirikaraga bro. Isirikaraga isi ni nkuru, ni nk'agakombe ufata ugateruganaga hariya, sibyo? Mana nahuye n'ubuzima bukakaye
haha ninjye nta n'umuntu waza nera iseseme waba uri afandende bro ntago waza njye ntago waza unera iseseme man nanjye data wanjye yarakirwanya ariko nibabuze kumugambanira ngo bamwice man mukanera iseseme bro. Komera Jackie, komera. Man njye ndababara iyo mbona man ibyana by'ibikobwa by'amaheru biza bidusekera man bifite ba nyina na base man bafite ahantu bataha twe dutangiye kurya bureba dukuze bro dutangiye kurya iyo nyama dukuze tubyiha dutangiye kwambara neza uko turi kubyiha atari uko badufitiye impuhwe dukoresha umubiri wacu kugira ngo tubashe kubaho man urinde wo kunshira urubanza man. Turakumva Jackie, turakumva. Nacyuri iki waba uri umubyeyi waba uri igiki urwo rubanza uncira man kandi ukomere cyane. Mu byukuri nta kintu bizakumarira. Ukomere cyane. Njyewe ntabwo natinya kubwira umuntu wese wambabaje akiniye mu kababaro kanjye. Ntabwo natinya kumubwira yuko umunsi napfuye azabazwa iraso ryanjye bro. Ntabwo natinya kubivuga. Akagahinda kagera ku Mana niyo mpamvu ndinzwe man. Banega imitego buri munsi ngo mfungwe bro ariko sineze kuzapfa mfunzwe man. Yenda umwana w'igihugu ibyo nakora byose nuko manshaka ubuzima. Ntabwo najya gupfumura amazu y'abandi. Sinajya kuba umushimuzi, sinajya kuba umwicanyi ngewe ngo njye kubazwa iraso ry'abandi man. Ariko ibindi byose nzabikora kuko nta yandi mahitamo mfite. Ntawe ndeba ntawe mfitiye impuhwe. Abantu mwese muri abagome bro. Mwarambabaje mpamvu nta n'umuntu nizera. Ngiye mbabazwa ikintu cya mbere nicuza mu buzima ni ukwizera umwana w'umuntu. Narizeye cyane ndakabya ndanarengera ariko ntago babuze kunyishima hejuru. Ariko uyu munsi ndi uwo ndiwe ntago nigeze mpfa nkuko mwabyifuza. Komera. Turakumva niyo mpamvu navuze ngo abantu mukurikiye Yago TV show iteka ryose mubona umuntu kuri social media ukabona umuntu araje agize ibyo avuga agize ibyo akora aratukanye agize gute ariko mujye munifuza kumenya bwa buzima buri inyuma y'amarira. Mujye mwifuza kumenya bwa buzima buri inyuma hahandi amaso yacu atagera. Ushobora gusanga hari y'ubuzima umuntu yabukuramburira ukaba wakumva umuntu ukaba wakumva uyu mwana w'umukobwa nge narebye ibiganiro bye mbona muri comment mbona ukuntu mumutuka mbona ukuntu mwamugize indaya mbona ukuntu afite ibintu by'ibirego ngaho sida ngaho yanduje abagabo i Kigali ngaho agize gute byose ndabireba numva ngize amatsiko yo kuzahura nawe ndetse no kuganira nawe niba nawe kino kigano kirimo kugukora ku mutima bitewe n'ibihe Jackie yaciyemo. Kuri kino kigano hariho nimero ya Jackie. Niyo washyira 5,000 ntacyo bitwaye. Niyo washyira 10 nushaka ushyira 1,000 ntacyo bitwaye. Nimero ndaza kwishyira ku kiganiro ntacyo bitwaye. Jackie. Aho tugeze ku munota tugezeho hari igihe umuntu asubira inyuma nyine akibuka ibihe yaciyemo ariko mu by'ukuri njye nagira ngo ngo komera kandi uku gukomera ndimo kukubwira kurimo kurava ku mutima. Igihe cyarageze ntiwumvwa abantu ntibakumva bamwe ukabagana bakagufata nabi abandi bakaguprofita abandi bakagira gute. Ngirire moyo bro adafite icyo nshaka na n'ubu ngubu naniyisaha amagaza ahangaha mana abantu turi babi bro munakwereka kagukunze ariko ntago abagukunze nta rukundo ruba ruhara abagushaka mu nyungu ziwe ni ibinyamakuru bingahanga nagaburiye man ariko se babura kunkura akanama ngo mfungwe man kandi narabagaburiye ari nabo baploding ibiganiro bagatuma man ngewe ntabwa mu bihano ngo natukanye kuki mu bya uploadinga mubizi neza yuko bihanwa n'amategeko mwangiza mukankorera akanama mwandiyeho miliyoni zingahe ejo bundi nzabakora umwandiko ngiye mbate hanze n'izina ry'Imana kandi muzabibona. Ntabwo ngiye natinya kuvuga umwanzi wanjye ahari cyangwa ninye kuvuga igikomere cyanjye mfite mu mutima wanjye. Ndi umukobwa w'abanyarwanda ngomba kubahereza ukuri mukumve cyangwa mukureke ariko nzababwira. Ndacyariho ndahumeka nzababwira bro. Ntabwo naceceka. Ntabwo uzafungwa kandi Imana igufiteho umugambi. Imana igufiteho umugambi. Iki ni igice cya mbere cy'ubuzima bwa Jackie utwemerere dusoreza aha kuko uko byamera kose urimo uragerageza kwibuka ibihe byose washiyemo. Nzaba nibuka neza aho twari tugeze ubuzima waciyemo buragoye cyane ku buryo nukomeza kubudusharinga cyangwa kubudusangiza hari benshi bazungukiramo byinshi. Hanyuma dusoza kino kiganiro ngenda shaka kukubwira ngo komera. Shaka kuguha amagambo y'ihumure kandi birakunda Jackie. Imyaka 20 urimo 20 ni imyaka mito cyane ku buryo utazi ku myaka 30 yawe kuzaba umeze. Ndakwifuriza ibyiza n'abanyarwanda muri rusange turakwifuriza ibyiza turakwifuriza gukira turakwifuriza gukira igikomere watewe n'umuryango turakwifuriza gukira igikomere watewe na social media abo muri kumwe abo mugendana bakwereka ko muri kumwe kandi mutari kumwe ukomere cyane. Hanyuma utwemerere tuzongeye guhura mu gice cya kabiri cy'ubuzima bwawe
nubitwemerera uraduha iminsi, niyo waduha iminsi 5 cyangwa 2, niyo wagaruka ejo cyangwa ukatubwira aho twahurira, twebwe turi tayari komeza udusharinga ubuzima bwawe. Hanyuma kuri kino kiganiro turashyiraho nimero yawe ku muntu wese wifuza kugira ikintu akora ku buzima bwa Jackie agikore. Hanyuma nanjye ndumva hari icyo ndibuze gukora, ubwo nimero uraza kuyima, njye numva umutima wanjye umpatira kugira ikintu nkora kuri nimero yawe kugira ngo n'abandi babonereho kugira icyo bakora. Uraza kumpa nimero yawe ariko wanayivuga 078 nimero yanjye ya WhatsApp 0780 yego 412931 0780 ni WhatsApp yanjye. Mu by'ukuri ndabasabye iri muri Momo. Ego iri kuri Momo. Ibaruye kuri nde? Ibaruye ku yandi mazina nyine, ubwo ukeneye kundemera abanza nyandikire. Ago nayavuga. Abanza nyandikire. Gusa nyine ikintu nababwira mu by'ukuri man, hari n'abashinyaguzi baza kuduteraho stress sibyo. Mumbabare nimunyandikire kuko ngiye mitangutuka, ni ukuri nye niko nimereye, niko kuruhuka kwanjye. Ubwiza ukuri nkakubwira ati ese urambaza iki mu by'ukuri ko nta gafuka k'umuceri unzaniye, nta kintu uje kumarira, uri kuza unyishima hejuru mbaza iki. Ngiye nkubwiza ukuri. Ni byiza kuvugishwa kuri Jackie. Wakoze cyane, Imana igumugisha kandi ikurindire inshuti zawe, ikurindire ibyo uzakora. Imana ikurinde hano kugira ngo uzakore ibishimwa nayo, hanyuma izina ry'Imana rizahabwa icyubahiro kubera izina Jackie. Hanyuma utwemerere mu gice cya 2 uzongera uduhe igihe cya vuba, tuzongera tuganire nawe dusharinge. Wakoze cyane. Namwe murakoze.